normally ntabwo njya ndira. I'm not a crier. Ariko icyo gihe narize amarira amenya nari buzarire no mu myaka igihumbi yari imbere cyangwa inyuma, kandi nariraga ndi kuvuga ati Mana mbabarira sinkuveho. Kubera numvaga ngewe byari byananiye, like how can you do that to us? So ibigeragezo ni ingorane, ubukene n'ibigeragezo byiyungikanya. You get? Byiyungikanya, apana kimwe kiza hagasigara umwanya. Byiyungikanya haveho kimwe hazi. Just like what happened to you. After my aunt, nta munsi umwe urashira the baby. Rero nyine ibyo ngibyo ngo nibyo bikoresho Imana igikoresha ngo kugira ngo izamure ukwizera kwacu, kugira ngo tugirane connection nayo mu buryo budasanzwe. Niba ari uko wenda amaze kubisobanukirwa kurushaho biragoye, gusa nyine mostly uko binyuramo ugenda ubona koko wari ushoboye kubihandling. Niyo mpamvu nkunda hari verse ivuga ngo nubwo turwana nk'abantu ngo imbaraga z'Imana zifite imbaraga zibasha kumenagura ibihome n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo tuba twifitemo imbaraga, ahubwo ntabwo tuba tubizi. Ako muri icyo gihe uba ubabaye kandi it's okay kubabara, ariko ntabwo uzi ko ufitemo izo mbaraga zo kubihandling. So imagine Yesu ari kuri cross, ari kuba tortured, noneho bagenda bavuga point by point, ariko mwibaze ko hari points tutazi, hari details tutagezeho. So ibaze Yesu yaciye muri ibyo byose kandi yavuga ngo birangire nonaha byarwita birangira, but he didn't. Ntago yatinye iyo pain, harimo kwizera. Noneho bakavuga ngo ni ingabo igukingira imyambi ya wa mubi. Ni ukuvuga ngo ni kwa kwizera usanzwe ufite, noneho kukagukingira ya myambi ya Satani. Ni ukuvuga ngo no kubinyuramo hari ukwizera ugomba kuba ufite, noneho ukazabasha kubinyuramo. Being a light means this is SunTalks Podcast, and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu, kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Chombwira mwana wanjye namenye ko ndunyabyaha, making a list. I have power to identify who I want to become. Niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe, mfite kopi yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this! Yeah! Hi everyone, my name is Sunny and I'm the host of SunTalks Podcast, and here I am to introduce one of the best sessions that we had. It was the session talking about grieving and faith. So if you want to know more, please come and tune in, and the host will be JD. She will host us, and the session will be in Kinyarwanda, so don't worry about it. And also, I would love for you guys to know that God that we do serve, He's not the God of the good times only. He's also the God of the bad times. And how I wish that you discover more about Him. And through our stories, through our experiences, you will get to know more about this topic, and I'm hoping that He will bless you, He will give you whatever you need, and I'm sending you hugs and love,
And I'm praying that this session will bless you as it did for me. And y'all, please send love to those 3 queens in the comment section. Yeah, here we go. Please follow. Hello, hi everyone. Hopefully you're all doing good, and praise God that you have tuned in again in this channel. May God bless you all. So as you see, it's Jeanne d'Arc. I'm the one hosting today. I've just stealed someone's channel, and yeah, here we are. So I'm with some other girls here. One is Diane, or Diana easily, and another one is Larissa and Sunny. So yeah, welcome back to SunTalks, and today is going to be more of an open thing. Like we're just going to speak from the bottom of our hearts, and we're going to talk about a topic which we have just named or entitled faith in grieving, cyangwa se kugira ukwizera no mu gihe cy'akababaro cyangwa cyo kubabazwa cy'agahinda n'ingorane. So before we go on, ndasaba Diana adusengere kugira ngo dutangire. Okay. Let's humble ourselves for a word of prayer. Data mwiza, tuje imbere y'amaso ya Mwami, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe. Data mwiza, turagushimiye kubw'uyu mwanya Mwami uduhaye. Ndakwinginze ngo Mwami ibibera hano, ibyo tuvuga byose, ndakwinginze ngo abe ari ubiyobora. Ndakwinginze ngo ntaba ari twe ntidushaka kwihesha icyubahiro, ahubwo Mwami reka byose Mwami mu byo tuvuga byose, reka n'ukuri byose bibe Mwami ku bwawe. Mweretse Mwami abantu bose n'ukuri badukurikiye. Ndakwinginze ngo let this talk uplift every soul. Ndakwinginze ngo Mwami n'ukuri reka icyo ushaka Mwami aricyo n'ukuri gikorwa hano. Dusabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Well, as you know, most of us talk about faith. Abantu benshi dukunda kuganira ku kwizera, ariko ntabwo ukwizera inshuro nyinshi kuza ari ibintu biryoshye cyangwa wakoze bigezeho ngo uvuge ngo ndarenze kuba nabigezeho. Most of the times it's surviving. Yeah. And most of the times it's full of cries. Haba harimo amarira menshi kugira ngo uvuge ngo wachivinze uko kwizera. So it's something that is deep, and I feel like God has chosen everybody, right, here to be one of those who are going to talk about faith. So I want to start with maybe Sunny, for her to let us feel at home, right? You're the one who is like ugiye kubanza kutuganiriza. Ndashaka kubanza kubaza akantu gatoya. Many people grew up thinking of faith in different ways. Like, what about you? What is faith? When it comes to you, wabisobanura mu buhe buryo? Kwizera, Bibiliya ifite ukuntu ibisobanura, ariko njyewe nkasa numbaje kwizera ni iki, nakubwira kwizera ni ibisazi. Kuko hari igihe nyine. Okay, let me give you an example. One of my friends mu gitondo yambwiye ati kandi ngomba kujya hariya ahantu, and it's very important. Ariko nta tike mfite. Mpita mubwira ati ayayaya izere kuri we yibone. They were like, ngo kumana ibyo bintu byo kwizera bawe nyine byamupisinze off. Ariko ngiye kuri njye kwizera nyine ni kuri that extent, nuko ari akantu gatoya. Ariko kwizera ni Bibiliya ivuga ko nyine ari ukwizera ko ikintu gihari kandi mu buryo bugaragara kidahari. Ni nko kurema nyine ikintu mu maso yawe uri kubona kidahari, kitanashoboka, ariko kikaba gihari. Ubwo mbisobanuye neza na? Yeah, for me it's that. Yeah. Wow. Kuri Sunny kwizera ni ibisazi. We take that, but that's true. I can relate though. Yeah, and ntabwo nashakaga ko ibingibi biza gusa nkaho turi kubazanya cyane, niyo mpamvu nashaka bibe
let's be open and think and let the people know what we feel about faith most of the times in grief. Like ndashaka kubaza Diane, ni gute urelatinga kumva like kugira ukwizera mu gihe cy'akababaro? How do you relate it? Byigeze bikubaho igihe ugira akababaro ariko ugasabwa kugira ukwizera muri ako kababaro, cyangwa ubyumva nk'amatangazo? Tell us. Actually ntekereza ko nta muntu umwe utaraca muri icyo gihe. Umuntu wari we wese, I think hari igihe agera kumva this thing, I don't know if I can survive this. So ngewe the way I can relate that, ubundi mbere nyiri umwana reka numvaga kwizera ari like trusting God that will provide something. Sometimes hari nk'igihe maybe nk'urugero sinzi nimba ari igihe bigeze bibaho muri nko ku ishuri, right, ushonje then you like ningera mu rugo I will find something. Kandi mu by'ukuri nuko hari ikintu mu by'ukuri ubizi neza ko ari cyo wasize. Yeah, that's what I thought in the past. Ariko right now mundi nemera ko kwizera like nubwo ubona there is no way, ariko like God will do that thing. Like God is able. Hari nk'igihe umuntu agera mu gihe like I can say something a little bit like an example. Nigeze kugera igihe ndarwara, like I spent years nta nubwo nibuka ngo ni imyaka ingahe. So icyo gihe numvaga mu by'ukuri aribwo buzima bwanjye. I was like ubwo nyine numvishe like narizeye ko nyine ubwo nuko Imana yabyemeye, so that's how I will live. Ariko nagezeho mbona ko God is able and he can do it. So that's what I can say. Well, Bahisa atubwire ikintu cyitwa kwizera. Bishobora gusa nkaho ndi bugucalenjinga cyane, ariko mbwire wigeze ugiraho kwizera? Okay. Yego. Okay. Niba warigeze ugira kwizera, ni ikihe kintu kwizera cyakwigishije utari uzi mbere yo kugira uko kwizera? Kwizera byangishije ko ari ugufata risk. Wow. Yeah. Yes, right. Yes. I know. Yeah. No gufata risk. Yeah. That's true. Wow. That's true. Ukizera yuko ubwo rero abantu bakora business bari bazi ko ari bo bonyine bafata risk yo gushora amafaranga. But even believing, having faith sometimes biba ari ugufata risk. Cyane. Yeah. Biri gucengera cyane. It's very deep. Okay. Ndibaza ikibazo Sani, wigeze bijya bikunda kubaho ko nk'abantu babirehereza ku Mana, bakarakarira Imana muri grief zabo, right? Nyine bakumva Imana yabababaje, Imana yabagiriye nabi, Imana yakoze nabi, kuba bisanze mu bihe nk'ibyo bibi kandi bibateye agahinda. Have you ever been in such a situation? And if yes, do you mind telling us? Yeah. Yes, I have. Ariko, so will I say ko wenda nayirakariye? I'm not sure ko nayirakariye. Ariko buriya umuntu atari kuvugisha undi buriya asaba murakariye. Yeah, that's happened. Yes, actually nayihaye silent. Iyo nayihatari nawe ati gumana ibyawe. Yeah, pia. Actually nta nubwo ari kera. Mu kiganiro nagiranye na ba praise, nababwiye ukuntu ndiho ndiga nyine noneho kwizera Imana, ariko noneho no mu bintu ntasobanukiwe. Sometimes nyine hari ibintu biba ku isi ugahita uvuga ati nose ibi bintu bibaho, like do I even deserve it? Ariko at the end of the day we do deserve it because we sinned.
twakoze icyaha ku Mana ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. That's how they say it. Yeah. So twese tudeservinga rero kubabara at the end of the day. And Bibiliya iravuga ngo nzabana namwe mu gihe cy'akababaro, ariko nta na rimwe ivuga ko tutazababara. Sometimes rero nyine iyo abantu bari guca mu bintu ukumva baravuze ngo uriya ari guca muri ibi n'uriya ari guca muri ibi, uba wumva ari ibintu nyine bitakugeraho. Ariko iyo bikugezeho sometimes people get tested. Noneho ukibaza ni Imana iri kuntestinga, ni Satani uri kubitera. Sometimes you don't even know, kuko n'ubu ngubu njyewe I don't get it. Wenda urambwira ibyo ari byo. But yes, actually impamvu byambayeho ibyo ngibyo kuko twabyise grieving by faith cyangwa faith in grieving. Rero abakristo bari mu bantu bahura n'ibigeragezo byinshi. And hari iya ndirimbo yatewe bavuga ngo hari igihe ngo abantu bakibaza ngo urajya hehe. Yeah man, that thing I felt it. Okay, reka mbicemo gake. Actually nefite umutante, my auntie avukana na papa wanjye. She was really, really close to us nk'abana b'abanyese be, abaneve be. Yitaga ku bana nyine babasaza be n'abarumuna be. And rero nyine twakuze tumubona, yabaye mu rugo igihe gitoya, wenda njye ntari navuka, ariko like she was really close to us, to me cyane. Noneho agira kanseri, ariko nyine bakavuga ati ni ibintu bizashira. Like nta na rimwe njyewe nigeze wa mugabo witwa Nzungu. Nzungu aragerageza, it didn't work. Ararwara ariko nyine tukumva ko bizashira. Process rero bigenda byiyongera, kanseri murabizi. So bigera igihe nyine tumenya ko bitakigarutse. Urumva ko ufite ikintu kigora cyane muri grieving ni ukugira agahinda utari wagera muri icyo kintu. Donc utari wabura umuntu nyakumubura, ariko ukaba uzi kuzamubura. It's hard. Ariko noneho njyewe rero nta nubwo nzi guca mu bintu bibabaje, ndahunga. Ntago nigeze mbabara nyine mu buryo aba sisters n'aba brothers bo baranariraga, but I couldn't. Ntago ntabarije. Navuga ati Imana izamukiza, that trust. Nkanasenga ahubwo ni wowe unaniwe byose, so you will do it. Muri cyo numvaga n'ukuri nezeye ko Imana yabikora. Ariko none nareba rya somo ivuga ngo izi ibyo yifuza kutugirira ni byiza si bibi, nkavuga nti amina, ndafashijwe ubwo nyine. Yeah. So ageraho nyine tubona ko nyine noneho nta nubwo wasengeraga ngo akiri. Numvaga abasenga bavuga ngo Imana ikora ibyo ishaka, hari ukuntu utawushaka kuvuga nyine, ngo abandi bakavuga ati noneho Mana wamuruhura kuko yararembye, njyewe singira ibyo mvuga. Njyewe nicyo kintu ntabwo nagisengeraga, n'abati ntaba ari jye. And so rero igihe ibyo ngibyo byakomezaga, my elder sister yari atwite umwana w'umukobwa, twari twishimiye, dukunze, dushaka. Umva, we were so excited. I was so much excited. Njye wabimenye bwa mbere ko twite, ubwo urumva utuntu twose twadupangana, nari nashyushye. Ngira abanyese n'abaneve ndabakunda cyane cyane. So I felt like uyu nguyu agiye kuza kandi azakurira mu rugo iruhande rwanjye, nzamugira minimi. Nabwiraga na mama we ati wowe uri mère porteuse, ni ukuvuga ngo nyine uzambyarira. Ariko namubwiraga ati that one is my kid. So I was her second mom urebye.
So we were so excited. Njya nibuka wumva ukuntu excitement bisekeje na downloading indirimbo nyinshi nyinshi cyane zigeze kuri 600 nyinshi cyane. Ubwo urumva indirimbo numvise kuva kera nizo mparaye gutyo ndivuga ati aha wowe from your young age you will listen to the music nyine umva I was deep in it. Yeah. Uzumva ba Kenny Rogers, uzumva nyine Maxwell uzakura umuzi wari we heritage singers bose uzabamenya, you know. I was deep in it. And so urumva rero nari so excited. So umunsi wo kubyara we yari 26 February. Arabyara ariko abyara nyine in hurry. Aba doctors bari kuvuga ati ni ngombwa like nyine agomba kubyara uyu munsi. So nige rero wajyanye ibintu byagomba byakeneye, yari yajyanye na mama. Ubwo urumva nyine twashyushye. Uwo munsi rero nagira ubuntu ari ngiye ubona akabebe bwa mbere. I was so excited. Ndi kubwira sister uba muri US ndi kumubwira ati twabyaye akabebe kameze neza. Ariko by the way ngiye namwise izina yitwaga Eze bivuze nka treasure ibintu nk'ibyo ya. So nyine urumva nyine byari bishyushye. Ariko avuka bavuga ngo afite ibiro bike. So yagombaga kuba muri neo niko bahita ahantu ababita ku bana. So ariko twebwe twumvaga it's okay, nta kibazo, ameze neza, nta bindi. Ubwo bariho baramwitaho niki. Tukajya no kumureba nta kibazo, mama we akajya kumwonsa, you know, ari ubuzima busanzwe gutyo. Ubwo rero turarwaje umwe ku bitaro na tante wanjye nawe ari mu bitaro kandi ntabwo ari Kigali. Ubwo rero nyine byabaga ari ibintu bitangaje. So ku munsi hari ubwo nyuma y'iminsi 4 bebe avutse, kuko yavutse on 26 ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu. Tante wanjye nyine birarangira. So twagombaga kuba hano for the baby na mama we, ako tugomba kuba ni Musanze niho tante wanjye yarari. So nyine bamwe baragenda abandi baguma ahangaha. It was hard. Ariko kugeza ubwo ngubwo ntago twakamenye ko bebe yagize ikibazo, yavutse afite ikibazo. So nyuma y'iminsi nk'ingahe mikeya bahita babwira mama we nyine ko afite ikibazo cy'umutima, ko umutima we donc urimo ngo umwobo, something like that. So byari bigoye. Ariko bakavuga ati ni ikintu gishobora kuvurwa, bishobora kumubaga n'ibyo, ariko kumva ni ikintu giteye ubwoba. So yabimenye Friday. Tante wanjye tugomba kujya kumushyingura ku cyumweru, donc on Sunday I mean. So urumva rero nyine tumusigana n'abakazi sisters bacu bagumana na mama w'umwana, twebwe tujya gushyingura. Rero twagiye gushyingura mba numva ndi deconnect ukuntu utabasobanukiwe. I was so disconnected cyane. So tante turamushyingura, ngenda arara, bamwe muri twe baraza. Twageze hano Monday bwisheho gatoya, turaryama. Mu gitondo kare ariko nka 10:00 bataduhamagaye nyine ngo bebe byarangiye. Noneho in my head nari ndiho ubundi normally ntago njya ndira. I'm not a crier. Ariko icyo gihe neza amarira menya nari buzarire no mu myaka 1000 yari imbere cyangwa inyuma, kandi nariyaga ndi kuvuga ati Imana mbabarira sinkuveho. Kubera numvaga ngiye byari byananiye, like how can you do that to us? So rero byari ibintu bitabaho. And
hari igihe n'umuntu ahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ukavuga ati ntabwo ari wowe uri priority nyine mama we uri kumva ari ikigeragezo cya hatari rero you're not the priority ariko at that moment I felt I'm not the priority but I am somehow I'm the second mother so it was harsh kandi ariko nyine ukashaka no kuba responsable kuba responsible ukajya no mu bindi bintu ukwiye kujyamo ariko like it was harsh very harsh so rero icyo gihe nahaye Imana silent treatment ubwo rero narayirakariye niba ariko twazi about to say ngo he deserved it no kuko sometimes a lot of things maybe bibera icyarimwe and you're like God first of all bisa nkaho ushobora kuba wenshize inyuma mu bantu uri kwitaho muri ino minsi all else njye nawe tukaba turakaranye ukaba dufite beef cool yeah wow that's too deep okay nikangaruke let me try to come back look ari ikintu wavuze urimo kuvuga ngo ntabwo uzi niba ibyo bintu ari Imana ibibyohereje cyangwa ari Satani well my Bible tells me yuko nta kintu na kimwe kibi kiva mu kiganza cy'Imana so now you can so nyine ibyo ngibyo Imana ijya yemera ko bitubaho ako ntabwo ari ibidukorera Satani aradusaba and iyi Imana inshuro nyinshi ibonye ko turi ready turi capable he's like why not go and try her I got her na hana ari bujye arampagararira neza nkuko byagenze kuri job rero I truly believe yuko nta kintu na kimwe kibi kiva mu kiganza cy'Uwiteka ahubwo ibyo bintu byabaye you remember the verse I read last time nanjye nayo ndi hano ndi kuvuga ku bintu bya grieving the topic was ngo grieving as a Christian that time nasomye ya verse iri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3 that verse ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe and I was like take a pause how comes numva ibi bintu ndi byishimire kandi ngiye bimbabaje ariko aho ngaho Imana ibiri kubona ko turi capable and is like go cyose cyuramusanga ari ready yo kumagararira and one thing isi tuma nibaza urumva sana yaravuze ngo yarasengaga akavuga ngo Mana mbabara ntakuvaho Diana tubwire ese hari ubwo grieving yiyeze ituma wegerana n'Imana ho cause most of the times our grieving parts nizo zijye zituma twegera Imana by'ukuri and there is the quotation I read and when I'm about to quote Ellen White my darling friend here is like well Ellen White muri Desire of Ages yaranditse ngo ibigeragezo well ni ingorane ubukene n'ibigeragezo byiyungikanya you get byiyungikanya apana kimwe kiza hagasigara umwanya byiyungikanya haveho kimwe hazi just like what happened to you after my aunt na munsi umwe urashira the baby rero nyine ibyo ngibyo ngo nibyo bikoresho Imana igikoresha ngo kugira ngo izamure ukwizera kwacu kugira ngo tugirane connection nayo mu buryo budasanzwe so I was about to ask you nibe bigeragezo bigeze ucamo okay si ngombwa ko bimbwira ahubwo waba warigeze ugera mu bigeragezo bikagusaba ko wegerana n'Imana cyane if yes byaba byaratumye usenga Imana mu buryo butandukanye nuko wayisengaga okay I will be giving more examples okay so one time ndumva haburaga like 1 week kugira ngo batizwe as you know je nago navukiye mu madive ariko nari nafashe decision yo kuba baptized so I had I call him a father like he was my second father so icyo gihe I was so excited numvaga nyine ari mu bantu ba mbere nzabwira iyo nkuru nubwo he wasn't an Adventist ariko nyine numvaga ari ikintu nyine like I'm very proud of ngomba kuzamubwira gusa yari arwaye yahoraga arwara actually bisanzwe yagiye mu bitaro yavuyemo so icyo gihe nafashe decision yo kuzabatizwa
it was, I think it was Sabbath night, Sunday, barambwira ngo yagiye mu bitaro njya kumureba, ariko yari muri ICU, so we didn't talk. Birangira apfuye. At that time urabyumva ntabwo yari umubyeyi wanjye like directly, gusa I felt like since uburyo nabisobanura, Imana avuga ngo part of me sinzi, numvaga noneho ntazi n'icyo nakora that time. So yari papa w'umushuti wanjye, ako nyine uko bivuze hari igihe ugera ukaba I'm not the priority. So urumva like uburyo yari ababaye ntabwo byari byose ntabwo twanganyaga, so I tried my best. Gusa at that time nta kindi kintu numvaga nakora uretse kuba like hafi y'Imana kurushaho, kuko nta muntu wundi nari kubibwira like icyo gihe ngo abyumve, kuko she was my best friend, niyo none wari no guca mu bintu birenze ibyo njye nari ndi gucamo. So icyo gihe I think biri mu gihe nzi nasenze cyane, like I would wake up at night, ko nabaga urumva turi kumwe nkamurira nyine nkumva n'ubwo buranyisha, I say how is she surviving this, kuko nabyo ubwayo ndi kumva I don't know, ariko so ndumva aricyo gihe cyatumye negerana n'Imana cyane muri icyo gihe. Sani aravuze mu kanya ngo yasenze Imana ayibwira ngo imurinde ko like imufashe kugira ngo ntayiveho. It's not an easy thing. Yeah, this thing called faith, it's deep than we think it is. It's very deep. Koko nyine biragoye kwizera Imana kandi utekereza ko ibifitemo uruhare kuba izi ibintu biri kukubaho. Because I remember this Bible verse muri 1 Corinthians chapter 10 verse 13 nivuga ngo like nta kigeragezo kibageraho kitari rusange mu bantu, ngo kandi hamwe n'ikibagerageza Imana niyo kwizera, ngo kandi ntizabakundira ko mugeragezwa ibiruta ibyo mubasha kwihangana. Nise ari nk'igihe wigeze ugera mbishe izina ukuntu ndivuze Larissa, hari igihe wigeze ugera ukabona Imana iri gushaka gusa nk'aho iri kwivuguruza ku ijambo yavuze ry'uko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mubasha kwihanganira, kuko sometimes you are like God, ubu wandebye ko kubona ibintu ndabishoboye. Rero nyine I'm asking myself, have you ever been in such a time nk'ikintu kikakuba kavuga ati God, this is more than I can like can handle. Ntabwo byabura ariko niba ari uko wenda amaze kubisobanukirwa kurushaho biragoye, gusa nyine mostly uko ubinyuramo ugenda ubona koko wari ushoboye kubihandoringa. Niyo mpamvu nkunda hari verse ivuga ngo nubwo turwana nk'abantu ngo imbaraga z'Imana zifite imbaraga zibasha kumenagura ibihome n'ibiki byose, ni ukuvuga ngo tuba twifitemo imbaraga, ahubwo ntabwo tuba tubizi. Kwa muri icyo gihe uba ubabaye kandi it's okay kubabara, ariko ntabwo uzi ko ufitemo izo mbaraga zo kubihandoringa. ni ukuvuga ngo tuba turi kwiyandamayininga iyo ikintu kitugezeho tukahita tuvuga ati this is more than wow. Imana rero ni nziza. Nye personally njye nicara nkiga kuri Yobu bari mu bantu muri Bible bajya batuma ngera kuri kubera ko nabonye conversation Imana yagiranye na Satani mbere y'uko uriya mugabo biriya bintu byose bimubaho. I was like wait, abantu bari kugupangira and you're out here. Wow.
So rero wow the faith part makes it yeah. Well, reka tugerageze gusa nk'abashaka guconcludinga noneho twibaze there are people out here bavuga ati ariko mwebwe nubwo muri kuvuga ibyo bintu urumva ko twebwe turi kubiganiraho kuko we've passed through it Darisa bivuze neza twagiye tubona yuko twari dushoboye kubikora ariko ari umuntu aka kanya uri mu gihe cyo kuvuga ati reka mbabwire mwe nuko ikiri kumba aka kanya mutakizi you couldn't say that so what is this message ni cyo kintu wabwira uwo muntu uri kumva ko we ari muri cyagiye yumva adashoboye ariko usa nk'abwira Imana ati Imana ushaka kuba wivuguruza kuko ibi bintu ndimo birenze ibyo mbasha kwakira cyambere nuko mwumva that's true en fait hari ukuntu nyine hari abantu batari abakristo bavuze ngo abakristo ngo hari ukuntu ngo bajya baba delulu delusional and it's true sometimes kuko nyine ubwo twihisha mu kintu cyitwa faith tukihisha mu kintu cy'uko Imana izi byose n'ibiki sometimes niyo bari kukubwira ngo ukomera ujya wumva umuntu akubwira ati Imana irabizi ati humura izabigucishamo kandi koko ni ukuri ni amagambo akomeza ariko wowe iyo birimo uravuga ati come on chill out so I understand ko nyine actually ngiye nyuma yaho nibwo numvise ko umuntu ashobora no kwiyahura iyo adakurikiranywe neza cyangwa adafite iyo connection ifatika n'Imana ngo nyine wenda ureke no kubikora apana kubera kutabibasha ahubwo kubera wenda ubwoba bwo kuzajya bwo kuzaba perishing. So I understand, I feel you, I get it. Ariko rero nubwo mbyumva neza Yesu ubwe uziko yarindiriye ko murabona Bibiliya igitanga amadetayi sure ariko hari amadetayi idatanga. So imagine Yesu ari kuri cross ari kuba tortured noneho bagenda bavuga point by point ariko mwibaze ko hari points tutazi hari details tutagezeho. So ibaze Yesu yaciye muri ibyo byose kandi yavuga ngo birangire noneho byarwita birangire but he didn't. Ntago yatinye iyo pain. So hari igihe twebwe nk'abantu nyine iyo turi guca mu bibazo mu bigeragezo hari igihe biba biri physique noneho ku mubiri wawe ukumva ko utabashije kubicamo. Hari igihe biba biri mental, hari igihe nyine ubabajwe wakomerekejwe n'ubuzima bisanzwe. So it's normal feeling gutya ariko nanone reka nkubwiye niyo hari Imana nziza n'Imana ibana n'abantu babaye iraryoha. I wish he knew. Ariko he's, how would I say it, he is the best friend you want to have right now niba uri kubicamo. He is that one person uzakumva ntanakujudginga at the moment abandi bakujudginga. Hari igihe uri kubwira abantu ugasanga wenda niba ndi kubabwira nk'ubu ngubu uwo muntu ese wanjye wenda wapfuye urugero bakavuga ati n'abandi bazaza or maybe she wasn't yours, you are being dramatic, akanabikwereka cyangwa akanabikubwira ariko the God in heaven understands, he feels. Yesu ubwe yararize ageze ku gitero cya Lazaro abonye koroha kw'imitima y'abantu itabashije kwihanganira iminsi ine gusa. So he knows, he understands kandi yabiciyemo noneho. Ntabwo ari ukuvuga ngo nyine like ni inkuru barirano. Yesu ubwe yaraje aramanuka. Of course the Bible says kuko yababajwe mu buryo bwose nkatwe like nkatwe he can relate. Yakubonye atavuga ati ariko ibi bintu usa nari gucamo I know najya nabiciye kandi buriya that's the amazing part ngemba numva izabera mu ijuru. Abamarayika mbona bazaba bari aside yacu turi kuvuga ati wait we know what tuzaba turi kuganira n'umuntu twumva cyane and there is the
that song ya Geva vocal band baririmba ngo when I hurt you hurt ngo when I cry you cry ni ukuvuga ngo Imana iri muri wowe ku buryo yumva ibikurimo mbere y'uko unabyumva wowe. So the point is nuko Imana mu bigeragezo mu bibazo nk'ibyo ducamo ari Imana iza nk'ije kugukonsora kukwihanganisha, ariko ni n'Imana iza nkaho izanye ubutwari n'ububasha bwose kuri wowe, like he comes to fight somehow. Simubizi ko hari amazina menshi y'Imana, hari igihe rero Imana iza muri iryo zina runaka nyine wenda utarabifesinze sinzi ko wabyumva, ariko like sometimes God comes as a fighter. He comes to fight all those demons. Ziba zigusurroundinze na kuri kuntu umuntu wenda agira ubwoba na niki Imana ikakuprotectinga the way he can, ikagushira iruhande abantu bazaguprotectinga cyangwa bazagufasha kubicamo, bazakumva, batazakujudginga, nutanabivuga batazaguforcinga, which I love about you guys. Nobody did force me. Umva bajyanye nanjye mu gihe ngomba kujyamo, nibwo bwa mbere nabivugaho. So it was deeply helpful. So Imana yose igenda orchestrating anything. Because if it matters to you, it matters to the master. It does matter to him. And ayo mazina uvuze ku bantu batayazi, mujye mu gitabo cyitwa wifuzwe ibihe byose, Desire of Ages, ku ijambo ry'ibanze kari agaparti karimo karayavuga amazina yose. Ukeneye Imana mu gihe cy'umubabaro iza nka comforter, hari izina ryayo, hari izina ryayo mu gihe ushaka ubwenge, hari igihe everything is there. And wow. Kwizera uba ufite mu gihe ubundi ikintu nanone kigufasha ni ukwizera uba ufite muri icyo gihe. Yego mu Befeso muri za ntwaro z'umwuka yego harimo kwizera. Noneho bakavuga ngo ni ingabo igukingira imyambi ya wa mubi. Ni ukuvuga ngo ni kwa kwizera usanzwe ufite noneho kukagukingira ya myambi ya Satani. Nuvuga ngo no kubinyuramo hari ukwizera ugomba kuba ufite, noneho ukazabasha kubinyuramo. Then the good thing about you nuko turi kuganira ibintu nawe ukarelating, there are some things you passed through byagize nk'iyo umuntu avuze ijambo ngo God is close to the broken hearted. Does it mean anything deep to you? Like, do you relate somehow? Actually, I think I'm one of the people who relate to that. Praise God. Okay, I think when you talk about grief, is it about losing someone? Not really. We have a lot of griefs out here. Yes, we are grieving a lot every time. So for me, I relate a lot. Nyine mu buryo bugiye butandukanye, about my sickness, about what I went through in, I don't know, okay, reka mbivugeho gato. Mu myaka yashize, I think it was when I was still in primary, even secondary, like nageze mu gihe nyine like mba so depressed, nageze numva like no one likes me. Like really, like I can't have a friend when I don't give this. I can't get a friend when I don't do what he or she wants. So I can really relate. I think ugomba kuganiriza bano bantu, people watching, nyine bakumva ko this sentence, this word that God is close to the broken-hearted, nyine bagomba kumva ko it is true. The main reason why mbibajije weho nuko nsko yes, you are my friend, I know some of you. So I personally know that you relate to that word. So nyine let them feel that at its depth. Okay, I didn't want to give details. Okay, let me try. Umuraza kunyihanganira mixing languages. It's okay. You're fine. They are fine with it. They are used to that. They are used to it. So
I reached the point numvaga ko, what can I say? Can I say ugly? Yeah, I felt like guhera ndi muri primary kuko nabutse ngenda gutyo, so nothing changed much. Gusa icyo gihe I felt like ubu ngubu it's okay. Gusa numvaga umuntu wese andeba akabona that fat girl, she can't do this, she can't run. Nimba wandi wagiye muri sports, she can't run, she doesn't have to eat this and this. Nyine numvaga buri muntu wese nimba ndeba ari kunjudging. So I tried to make friends, giving them, primaries. Nimba umwana akuzaniye chocolate, so she will be your friend. Yes. Exactly. Yeah. So I tried that technique like for so long. Then I reached at the point where I couldn't get those things. So now, not only when I say I can't get a friend, so at that time, I felt the closeness of God now. Yeah. Aho nibwo nabonye ko nkuko abivugaga, God mu gihe nyine uyikeneye, nimba ukeneye like someone to comfort you, he's there. If you want need someone to talk to, he's there to listen. If you want to cry without people judging, he's there. So icyo gihe pe Imana yaranyeretse. So anyone who is going through anything, remember God is there. Amen. Amen. God is there. Amen. If it matters to you, it matters to Him. And there's this other song that has a sentence that says, He's a God that does the impossible. Like things that seem to us to be impossible, they're very possible to Him. Like the word says itself, the word impossible says, I am possible. So to God, it's something very, very easy to do. So we are winding up, we are closing, and we thank you all have been with us here, and may God bless you. The good thing about you guys, the one who are watching, is that ntabwo mwaturambiwe. That's the reason why musoje tukiri kumwe. So we all, twese turi hano, we want to challenge you this one thing. Even if you're grieving, even if a lot is going on in your life, even if you quote us before God, you just go there and say that, God, you did it for Sunny, for Diane, for Jean d'Arc, for Arisa. What about me? You see, God will do His wonders. And wow, if anyone of us, or if every one of us can say only one thing to leave like a message to everyone, and then close with a prayer by Larissa, then that will be better. Okay, cool. Yeah. My last word would be don't mind any other person. Don't mind us. Just talk to Him. Whatever you are going through, talk to Him, and trust me, He will understand, and then send you one of us, maybe, or your neighbor, or whoever He will. Ariko wowe yizere enough ku buryo wayibona mu tuntu dutoya. Exactly. Well, mine is that just speak in your language. Speak in your language. So it was like, just talk to Him, then speak in your language. If He can even read the words in your tears, if you can only cry, just cry. He will understand. Just speak in your language. Yep. So what I can say is, you are not alone. Whatever you're going through, God is always there with you. So always remember that. Okay, genda vuga urwa mbere rwa Petero igice cya 5:7. Uyikoreza amaganya yanyu ko yita kuri mwe. Amen. Amen. Should we close with a prayer? Yeah. Let's do that. Senge, turagushimye kandi turaguhimbaje, Mana igira neza.
tugushimiye ko uri mwiza ibihe byose n'ibihe byose twanyuramo uko byaba bimeze kose. Turagushimye ko ari wowe wemera kugira ngo tubinyuremo. Ijambo ryawe ryatubwiye ko hamwe n'ibitugerageza uducira akanzu kugira ngo tubashe kubinyuramo. Uhabwe icyubahiro. Tugushimiye uyu mwanya waduhaye, ahari nitwatoranije kugira ngo abantu bari hirya no hino babashe gufashwa n'ibyo twavuze hano. Reka utwongerere kwizera, reka utwongerere kwizera mu bihe byose ukaba tunyuramo. Kandi ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ntitukagira icyo twiganyira, icyo dukennye kimenywe nawe mubyeyi mwiza. Reka tukuzanire amaganya yacu yose, maze aba ari wowe ubasha kuturuhura. Ngwino ubane n'abana bawe, abazumva iki kiganiro kizabakore ku mitima, abanyura mu bihe bigoye uzabasanganire kandi uzabafashe. Reka icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. To identify who I want to become. niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah.